haleluya haleluya. Ubwo rero reka tugende mu mavuta tuvuge imbaraga z'umwuka wera. Abaroma 8 no ku 14 ibindi turagenda tubivuga. Nigituma dusomya nukugira ngo mutitwaza ngo uyu munsi pasiteri watubwirije we yari matuzimiza gusa nta dusome. Haleluya. Nyamara ndabona ngo abafite za Bibiliya niba kahangaha uyifite ayirambu, uyifite muri telefone ayisome. Iterambere aho rigeze abari sawa. Abaroma 8 no ku 14 8 no ku 14 dusome twese mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Amen. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Ishimwe cyane Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryera ryubahwe. Ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi uko kiba mu ijuru. Muri aya materaniro y'uyu mugoroba twakira ubwiza bw'Imana no gukora kw'Imana. Urakoze ku mbaraga z'ijambo, urakoze ku bitangaza n'ibimenyetso urimo gukorera hano hantu. Tuzambaje mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Twavuze ngo turavuga hejuru y'imbaraga z'umwuka wera. Amen. Reka nasuhuza abari kuri online, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Abari hirya hino namwe ndabakiriye kugira ngo dufatanye kumva Imana. Bibiliya zivuga amagambo akomeye Yesu yabwiye abigishwa be mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 no ku 15. Twagiye cyanditswe cyaje. Amen. Haleluya. Ndahakurangiye uje kuhasoma. Yesu yaravuze ngo ni mu nkunda kugira ngo imbaraga z'umwuka wera uzakire. Muri wowe hagomba kuba connection kukunda Imana. Aravuga ngo ni mu nkunda mukitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data. Data azabaha umufasha ari wo mwuka wera wo kubana namwe ibihe byose. Aravuga ngo ntibishoboka kuko ab'isi bamuhabwa, kuko batamubona, batamurora, kuko batanamwumvira, kuko batanamwubaha. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ni mu nkunda mukitondera amategeko yanjye. Ayo ni amagambo Yesu yavuga ngo nzabaha umwuka wera wo mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ntandukanywa nawe, nuko ngenda. Amen. Kuko nitugumana namwe muzahora muri abana, nuko ntandukanywa namwe. Hanyuma mu gihe gito muzaba mumbona imbona nkubone, ab'isi ntibazambona. Iyo turi mu mbaraga z'umwuka wera duhabwa amaso yo kureba ibyo abandi batareba. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'umwuka wera zidukora ku maso zikaduhishurira ibyo abandi batareba. Iyo twuzuye imbaraga z'umwuka wera dutizwa amatwi twumva ijwi ry'Imana
abandi batumva. Icya gatatu, iyo turi mu mbaraga z'Imana, Imana idukoresha ibimenyetso n'ibitangaza bitavuye ku bwenge bw'abantu, bitavuye ku gushaka kw'abantu, bidashoboye ku mbaraga z'abantu. Yesu avuga ijambo rikomeye mu butumwa bwiza bwa Yohana 6:8. Aravuga ngo uwo mwuka wera naza. Yewe data we, yewe data we, uwo mwuka wera naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha byabo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Narangiza ababwira ibihari, umwuka wera azatanga amakuru. Umwuka wera azatanga iki? Umwuka wera aguha amakuru. Umwuka wera agire gute? Aguha amakuru y'ijoro. Abantu batinda ku makuru ya WhatsApp. Habaye bitanabaye. Umwuka wera naza azababwira ibihari, ababwira ibyatambutse, ababwire n'ibyejo hazaza. Umwuka wera nagukore ku maso, aguhumure akwereke Yesu. Amen. 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 Amina. Hallelujah. Jesus. Umwuka wera Paulo yavuze neza, aravuga ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye. Umwuka wera azagira uruhare rwo kudufasha gusenga uko Imana ishaka. Hallelujah. Hallelujah. Abaroma 8:26 Bibiliya ivuga ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye, ngo ariko umwuka wera w'Imana ngo afata amasengesho yacu ngo akayarondora neza, ngo yarangiza akayazamura ku Mana, yamara kuyageza ku Mana, Bibiliya ivuga ngo akadusabira uko Imana igira gute. Umwuka wera agafata igikorwa cyo kutunihira iminiho itavugwa iyo arimo atanga raporo ku Mana. Satani azategura raporo y'ibyo twiriwemo tuvuga n'ibyo twiriwe dukora, ariko umwuka wera yahagera, ya masengesho yawe make cyangwa menshi, umwuka wera yahagera agatangira kuvuguruza ya raporo ya Satani. Umwuka wera azadusengera uko Imana ishaka. Bibiliya zivuga neza, Yesu yarababwiye ngo uwo mwuka wera naza ngo azabayobora abageze mu kuri kose. Kubayobora no kubageza mu kuri kose azadushorera atwinjize ku Mana. Haleluya. Umwuka wera nizo mbaraga zishorera bizera kugira ngo babashe gukiranukira Imana, kugira ngo babashe kwihana, kugira ngo babashe guca bugufi, kugira ngo babashe gukura amakuba ku mutima w'Imana. Hanyuma uyu mwuka wera akadusabira, akadufasha gukiranuka no kwihana. Cyama ngo uyu mwuka wera w'Imana, imbaraga z'Imana, haleluya, zimanuke ku buzima bwawe no ku muryango wawe. Amen. 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 Amina. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo nimwuzure umwuka wera, ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Umwuka wera n'imbaraga z'Imana zidufasha guhangana n'imirimo ya kamere 15. Usome Abagalatiya 5 no ku 16 ugeze ku 19. Iriya mirimo igera ku 15 igayitse isuzumuza abantu. Duhabwa imbaraga zo kuyitsinda, duhabwa imbaraga zo kuyitegeka, duhabwa
duhabwe imbaraga zo kugira icyerekezo cy'iby'Imana dushaka. Haleluya, 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 haleluya. Iyo twuzuye izo mbaraga n'imbaraga zidufasha, yewe data we, leta ya sikori ya manda ya siri ya baba, n'imbaraga zidufasha, n'imbaraga zidufata, n'imbaraga zifata umurokore akanga icyaha n'igisa nacyo, umurokore akirinda, n'imbaraga zidufasha gushikama muri Yesu Kristo, n'imbaraga zidufasha gukora ubushake bw'Imana, n'imbaraga zituma tubona ubwiza bw'Imana, n'imbaraga zituma turinda ubukirisitu bwacu. El Shaddai, shima data, shima data, shima data, shima data. Birababaza mu bantu b'iki gihe, turababaye, tubabajwe n'abantu biyitiririza imbaraga z'Umwuka Wera, bwaca ukumva ngo baguye mu byaha, ntazo ziba zihari. N'imbaraga zigufata, zamara kugufata zikagushiza hasi. Iyo zimaze kugufata, ikigaragara ko izo mbaraga zagufashe, zihindura imyumvire. Haleluya, 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 haleluya. Mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, kandi izo ntwari zanesheje, zitwaye neza mu kibuga, kandi izo ntwari zanesheje, zitwaye neza mu kibuga. N'imbaraga zigufata wagira ngo wishaganye, zikakubwira ngo sigaho, wibagiwe ko uri umwana w'Imana. N'imbaraga ziduhindura abana b'Imana, n'imbaraga ziduhindura abana b'Imana, n'imbaraga zidukomeza, ziradukomeza. Ugira ngo uvuge nk'abandi, izo mbaraga zikakubwira ngo sigaho. Ntabwo umuhanuzi avuga, ntabwo pasiteri yifata gutya. N'imbaraga ziturema mu indangagaciro z'ubumana. Ariko murabyumvisera, lotaya sikotaya mandaya, n'imbaraga ziturema mu indangagaciro z'ubumana, n'imbaraga ziturema mu indangagaciro z'ubumana, n'imbaraga zitwambara zigasuzugura Satani n'ibyiwe byose. Pawulo yabwiye Efeso 6:14, aravuga ngo nico gituma nzamfukamira data wa twese, n'imbaraga zituma uca bugufi ugapfukamira Imana. Nguwe imiryango yose yo mu isi yitirirwa, ngo amara aravuga ngo ni Imana ibasha. Haleluya. Ab'Imana izibasha gukoreramo cyangwa ikabakoresha imirimo n'ibitangaza, n'abafite izi mbaraga. Aravuga ngo ni Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, kuko imbaraga zayo ziri mu mukoramo. Aravuga ngo icyubahiro kibishima. Ni imbaraga zikorera mu bera, imbaraga zikorera mu bana b'Imana, imbaraga zikorera mu bafite ijambo. Yavuze neza Petero, aravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe, lo power biniza lokotera rimana ya. Aravuga ngo muzaba mukoze neza nimugitaho, rimeze nk'itabaza rimurikira yacu zo mwijima, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yera. Abafite izo mbaraga bahabwa amaso abandi batagira, bahabwa amatwi abandi batagira, bumva ibyo abandi batumva,
Imana ibakoresha ibyo abandi itabakoresha. Abafite izo mbaraga ibyabo biza bisobanuka. Haleluya. Mana ishimwe. Batarinze kwisobanura. Mana ishimwe cyane. Batarinze kwitangira ubuhamya. Thank you Lord. Ibyabo birasobanuka kubera imbaraga zibarimo. Birisobanura. Haleluya. Oh, data kwisobanura kwana. Data uri mwiza. Hari Imana ituvuganira. Isobanura mu bidasobanutse. Hari Imana iturwanirira. Haleluya. Hari Imana ituvugira aho tutari. Petero na Yohana barazamuka bageze ku rusengero rwitwa Rwiza. Ikirema cyabaga ku irembo gitunzwe no guhabwa. Abitegereje arabareba agira ngo niba abandi sanzwe mbona baza gusenga. Yagize kuri babandi b'icyubahiro bageze iminsi baza basenga bagira ikintu bansigira. Haleluya. 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 Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Ibyo abandi bananiwe gutanga, abananiwe gutanga serivisi, abananiwe kugaragaza Imana, abananiwe kugaragaza imbaraga z'Imana, aramubwira ngo mu izina rya Yesu w'i Nazareti bakoresha itegeko. Hari itegeko ry'Imana rigomba gukora uyu mugoroba. Aravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka. Imbaraga zirema umugomba mari birakomera. Imbaraga zirema ingingo zirakomera. Imbaraga ziza zirema ibyanze bigakunda. Imbaraga ziza zirema ibidafite ishusho bikagira. Nyana watangira kwisimbiza. Arisimbiza ngo amaze kwiza icyamba ngo uyu mugoroba Imana igukorera igitangaza, kivugisha benshi, icecekesha benshi. Lokaya biniza bakopela rimanda ya niwe cyangwa se hari ubuzima Imana ikwimuye mu mugoroba buzatuma bibaza aho wanyuze. Abasadukayo n'abafarisayo, abize amategeko, abize ubucabiranya, baravuga ngo ibi bigenze bite? Bajya gutanga ikirego. Bajya gutanga iki? Kayamanda ngamaze abashinzwe kugenzura ikirego uko cyatanga. Ngamaze batekereza amashuri. Ngo batekereze ibigo by'amashuri Petero na Yohana bigiyeho. Iyo seve rwose ntibaruha babimenye. Baravuga ngo ntaho bigeze biyandikisha, ariko biyandikisha ahantu hazima. Ngo basanga ngo barabanye n'umwarimu mukuru, ngo bagendanye na Yesu. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu amahirwe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya.
turi abana b'Imana tuze tugenzura aho tugomba kwicara. Amen. Kukera batangiye kunyanga yewe n'umubyeyi iwanjye mfite abantu bagera kuri 100. Nahagaze ku musozi wa Bugesera ntangira kuyobora abantu batarenga 4. Mfite 200. Abanyamadini bose babarizwa muri kare agace bakinjira mu rusengero bakazamuka bakareba ibitambaro ngo turebe n'Imana.